unase byagenze bite maze iminsi nta kintu na kimwe nukuruka busa nta kindi kintu pe ndaruka bugashyikira narya ikintu nkaruka nagira ute nayo mata ndayanywa cyakoze amata ndayihata ariko nayo ntundi ndayaruka ubwo wariye hehe kuba waragiye kurya nk'ahantu bakagita bagushira bashiramo ikiza abantu b'inaha mu gasharo ntago bazi bakwica babyita imikino hano mu gasharo nta namwe njya ntabwo njya ahantu honyine njya ni hano n'iwanyu kandi honyine nubwo mperuka kuharya kwero gusa none se turamenya ari ibiki bibaza ko niyo mwanze gutya kunda none nta n'umuriro ufite noneho unamenye ngo ni malaria cyangwa se ni ikintu cyambayeho pe gukora rero tonekara tunakanda no kunda nkababara ni igifu se harimo ibisebe wapinaga mu nda harimo ibisebe wagira ngo baharambaga bazi mu nda kuki izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni Nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Izi rinete ntabwo nzonya kuzigusubiza. None uranshimuza. Uzikarizo nifashishaga wallahi ndi gutsimba amaso ubwo ngubwo. Nzikora inge zibereye. Mwazimereye. Chukura zanyijije papa wawe. Banze mbire zirambere cyera uzimbere. Ni mubira ko zikubereye tuzijyana. Nago zikubereye. None urashaka kuzijyana. Basuraniza. Uzagera ukamara kubibona neza ko zimbere uzagirira ngo zigumane. Nuzajya ubizi ko ngiye kubona na vyo abasuju zizana. Niho nari nihishiye mu maso. Chere no mukira wagura izindi. Wese nazindi wagura. Mase kira rinete zawe. Thank you. Okay, nzahugurira zawe. Sibyo? Chere ku buryo nyuma rinete. Izi ngizi ni zakazi. How do was it in Boyot? So you don't anyway. So, Papa mwaganiriye. Waviye nyirumva yarimo arandabura ambwira ngo yaniga ngo ni James. Ngo yaramubabaje byatari ngo sinza mubazize ngo umwana ngo tipe yari kumbwira ibya James nyetu. Ndavuga ni kuba ko cyashaka kunyumvisha nuko nyine yagira nyumvisha nyine ko nanjye nagomba kuzaba niyo niga. Ndavuga rero byakaze gusa nari mfite ubwoba. Ibintu yabije agiye kwiterera imbere mu rukundo. Nanonutse nimeta nanga ikifungwira neza. Ko? Kiwi debera n'ukuri kw'Imana. Nimetana gari kugufata. Ashizwemo ndaruka buri kanya. Nta buzima mfite. Isani zanjye ndi kubona ntanapfa. Pole sibyo. So niyo mfuye koko. Upfuye? Ujya he? Ejo. Kuzugwa gutuka no kurwaye. Nugafu kansigaze. Suri tuzapfira rimwe. Tuzasazana. Ndio kuvuga byo gupa urivuga sibyo? Sibyo? Oya, ndio kuvuga ko wapfuye bireke. Cyangwa wapfa. Tipore. Asubwire mama wawe nsengera. Ndanye ndagusengera. Sibyo?
Ihorere munyana, ihorere munyana, ufite niyori na Jojo, na mama niyori arahari, bagufite ku mutima, ihorere. Urakoze sheri. Yo, ndikumva nshaka kubika inda. Kubika inda? Ngaho bika. Shirica. Papa rero nimba ari iki yagize shoke ku buryo ku kintu kijyanye na James ntajya abura mu biganiro byacu turavugana akabazanyemo James yavugana n'umuntu akabazanyemo James mbese nimba ari ukwiheba nimba ari iki sinzi njye naye narababaye ngeraho ndiyakira ariko noneho we wagira ngo niba wafashe umwanya wanjye aho menya ndarukuvuga ngo ku mukuru bari baratumiye abantu mu bukwe ashobora kuba iki kintu cyamuteye wenda nk'ipfunwe akumva embarrassed ubuse wumva amushakira nk'iki mwashaka nko kwihorera ashaka kugira ngo mubone bimara iki simbizi menya mubonye isi icyo yamukoreye kandi yarambwiye papa moving on tumwihorere ariko papa ntabikora uri brute Jiri biti ngahubika Oye nagiraga imana ikamanya ibyo bitutsi ngasinzira nagiraga imana nkabona n'ibyo bitutsi ngasinzira kawahinga basusinzira mwarimu wacu aradukunda cyane atwigisha indirimbo zikatunezeza twajya gutaha tukamusezera bayi bayi mwari tuzabona nejo ako se kushira iyo ndirimbo kuko uba yansinziriza nzumuririmbiri mukariya abana kuko ntacyo aka numa karitse ku nkombe z'ikiyaga ubwo nabyumvise ushaka indirimbo zikomeye nimba indirimbo z'abana zitagusinziriza ushaka iz'abakuru indirimbo tw'abana ok ntacyo ukamenya iz'abakuru nyamaritete yeee bamukubitira ko yewe yatuma uremba kurusha none muranansa kuriza uri hejuru yanjye nta turimbo tw'Imana uzi cyangwa two mu gitabo ubundi wowe ok kangushakira akaririmbo k'Imana ngo hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru nawe uri gushyiramo ibintu byo mu ijuru twumva ngiye gupfa noneho nawe sha iyo urwaye kugorana ndumjaye mu ndirimbo indirimbo itari mu ijuru ngo bigende bite ni ukuvuga ngo kutujyana mu ijuru kandi ni ugupfa amahoro ibyishimo umunezero kweri kuki kubagana kubagana yumva nkumbuye kuba umwana ushaka guteta ngushakire bibero na pampa n'amaranje ngiye nkuranjika ubaka bebe ukine ikibariko ukine agapira wigeze ukina agakoni ibintu nk'ibyo kirukanka ukamukoza kuri mugenzi wawe twigeze gukina saye kera cyane noneho tujya kwisha muri dushe twari abahungu 2 n'abakobwa 5 tujya kwisha muri dushe yabaga nyine ijoro n'atara ryabaga merekezemo
none mama w'abo bana b'abakobwa arataha agiye kubona abona nyine abahamagaye nyine bafungure bahita basohoka aho muri dushe agiye kubona natwe turasohotse twarakubiswe tubaza ngo abana ngo n'abahungu mugiye muri dushe abana b'abakobwa n'abahungu muri dushe mugiye gukoramo iki mama twakinaga saa gute nyine mujya turakubitwa ntabwo tuzi niho natangiye kupereza nyine umukobwa n'umuhungu tuba dutandukanye kandi icyo gihe nari umwana mutoya nza gusanga nyine abakobwa kumbi nabwo gamenya nabonye ko abakobwa n'abahungu badahuje ibipipi niho nibwo kumbi niyo mpamvu twakubiswe wansubiza inyuma gato nakora n'Imana ibizi nakubita ugukuri ariko ibyo bigira rwose ndekera rinete waretse njya kugurira izawe tugenda nguriza aho ndashaka duce mu mujyi ngurira izawe kandi tuba twambaye rinete zisa ntaribi urumva iyo ngiyo ni musibyo none hari nayo niyo twakoraga ndagukunda Kristo n'amahoro y'ubuzima bwanjye rero maze iminsi n'ubundi ndi kubyirukankamo niyo mpamvu wari umaze iminsi utambona nagiye hahandi Musanze kandi nakubwiraga tuzakorera video nagerageje kureba ibintu byose nashatse abantu bazaza muri video gusa ahubwo nahindi gutekereza ntabwo twabona nk'abasore batatu muri mu kigero kimwe abasore ntabwo babura ntabwo babura baramutse babonetse byaba ari sawa kuko nabonye n'umuntu uzabambika nabonye ukuntu tuzagera aho tuzashutingira nabonye transport maze iminsi mbikurikirana ibintu byose ni fresh cyane kabisa reka nkushime kandi Imana igumukiye nyine kuba uriya nagiye mbitekerezaho mbona kwica akazi kubera ko umukobwa yakwanze nabwo nsanga cyaba ari ikibazo ntago bimeze Rezitezi fresh umunsi wire none bite yani kwiye Mr. Sekuze wanje ndishimye karibu korodi yakoze akose nzajya mara ngusura we nta no gufite gahunda yo kumenya ahantu mba kenshi se kamo mudahari udahari ni Valence uhari yo hari Valence ntaba hari urwo no rwitwaza waraje surambura nzabasura no kuri ahubwo se abana bite bameze neza abana baraho bameze neza ubwo ni kuvuga ngo mu rugo mwese nisa twese tumeze neza umuhungu wawe Valence ayo niyo makuru nari nkuzaniye habaye iki kindi se kandi uzurana ntafite akamwenyu ubu nge na Valence tumeze neza umva iwacu ni ibirori gusa ntabwo bigutunguye uyu kubera ko ugomerwa kuganira nawe ndetse na Valence nyine ntuyumvishaga uburyo umwe yaca bugufi ngo hari undi umwe ajya avuga ndaceceke ndashaka kumenya ahubwo wabigenje ute shajojo nyine buriya bajya bavuga ngo nta mutwe umwe wigira inama nyine inama wagiye ungira n'abandi na mama Niyori bambwira bati Valence n'umwana mucire bugufi azagera hahinduke nyine naragerageje niga kumucira bugufi Valence ikintu ashatse cyose ngo nyine nkacyemera icyo aririye nkamuha nuko ubu yaratuje yaracogoye n'uvuga ngo mumenye neza mushitanye mu bana ameze neza nta kibazo dufitanye si byose nakubwira yego iyo umwe azamutse n'undi akazamuka do mwese muhurira hano ariko nuko ngiyo umwe azamutse undi akigumira hano uri hano asigara ari kureba uwo hasi akavuga ati subundi ndi mubiki naho bikagira agaca bugufi nanjye byaranongwe Valence we mana mbega musaza wanjye ugira amahane we papa nanuze na Kiramani babonanye
papa nyine wabyuka yarambye ngo ashobora umunani anyaka nimero ze ibyo ndabizi ubu rero ngo yagiye ngo mvango babonanye bamubaza ibibazo nk'ijana papa wabibaza kiramani of course reka yararakaye papa wawe uziko yarakaye kuturusha ubwo rero ngo yamubaje undi aramwibwira amusobanurira ibintu byose ubwo yarangije amuga ati umva mbabara ntuzambabarize umukobwa ariko papa wamubwira kuva rero bamubwiye ibyo bintu Kira yagize ubwoba bari kuguma ambwira ngo uziko byabyananiye no kumura mu maso bambwira nkumva isi nanjye yabizi papa ukuntu akangana umva yapanitse mu mutwe yamubwiye ntuzambabarize umukobwa nzafata indi myanzuro papa wawe ndamukunda ari seriye nibyo reka umuntu araza agakina n'amarangamutima yawe ukibaza ariko yahuye n'umubyeyi kuriya akabona umubyeyi ari seriye akamubwiza ukuri akamubwira ngo ntuzambabarize umwana agira uko agutwara agira uko agufata agira ahantu adashobora kurenga ndabona usa neza ubwo raje na uyu muntu rero bamwita Obed umunyamakuru akaba afata n'amavidewo y'indirimbo twari tuma gupanga nyine yandi mu dushaka gukorana Obed bamwita Esther meze neza wowe nanjye meze neza ndashima Imana n'abantu bake Imana ishimwe none se twari tugana nyine amakuru ni meza urakomeye ndakomeye ase wowe nawe uragenda ugatuza wumva utaza ngo nandebe uririsha nese ubusinje yehare ase kuzereka nkubwire injumamagaye Neke? Injumamagaye ubundi wakagombye kuba buri munsi atacamo n'igihe ahubwo wumva nkubwire shaka ku cyumweru kuzaza ku rusengero jewe na Mutesi ku cyumweru nyine twaza katwakira umwanya twashima Imana nyine subize katwakira umwanya twashima Imana mu turimbo twiza nako ubwo nyine byasaba nyine kuvugana no kurusengero nkababwira aho ku cyumweru nyine hari abantu bashaka gushima Imana none afite amagambo mabi yarambwiraga nkumva nakongera nkazinga utwanjye akagenda njye ariko natekereza aho ngiye naho nkabona ni mu muriro mpitamo kwicara ndatuza nyine ariko rero biriya bintu nibyo kwitondera niyo mpamvu nabyihutiye kukugira inama ngewe nzi abantu benshi b'abavandimwe bagiye bagirana amakimbirane bitewe n'ubutaka kandi ubutaka ni ikintu kibi erega si na ngombwa ko abantu bose bagira ubutaka noneho nkamwe muba mufite n'ubw'ababyeyi kugabana mukanganye biba bibatwaye iki koko nta kintu biba bitwaye pe rero buriya Valence yari yarishizemo ko washatse washyingiwe iriya byarangiye kuko ndibavuga ngo umukobwa ngo aragenda akajya kungura undi muryango buriya yumvaga waragiye utazagaruka nta bintu byo kuza kumutezaho induru wowe nabo wabyaye muzagenda mukabarwiriye kuko ubona rero ugarutse ngo byanze ngo urugo rwakunaniye ibyo bintu byamutesheje umutwe yumvishe ari nk'icyuma umuteye aravuga ati uyu mukobwa aje kuntera ku butaka buriya yego mana yaza ko ari n'umwana mubi cyane no kukuruga cyaka kwica maze ubutaka umuntu aranakwica cyane rwose akakwica neza ukagenda ukabura amakimbirane y'ubutaka njye rero kubera ko atari iyo nzara nari mfite y'ubutaka buriya reka nkubwire niyaza kuvuga ati ntihagire ikintu na kimwe bamuha nari kubyemera ariko akampa amahoro nkatuza nkituriza numvaga ari cyo kintu nkeneye kurenza ibindi nyine rero cyatumye mugongana nuko nawe utamenyaga ngo arashaka iki akeneye iki ugasanga ibintu byose wabyivanzemo wagiye mu masambu ye ngo wahinze numvaga nje iwacu nisanzuye nta bindi wari umaze cyari kinini wagomba kumenya icyo nyine Valence yitayeho ariko disi Imana ishimwe ubwo muri amahoro tumeze neza urebye nta kibazo yawe ni ukuri nshimye Imana ubu nanjye rero ndaho meze neza ndabibona ariko Mana buri uko bukeye nuko bwije mbona wabaye mwiza kurushaho reka n'ubwiza bw'Imana wese we ntabwo ubibona ubuze niko nta kintu mba nakoze kindi cyangwa nutuvuta wese we niko akunda Imana ikwihera gusa ikavuga utakira nkwihere mwana wanjye maze nanjye mba numva nshaka gusa nawe
ahubwo ndangira utuvuta shawe Kigali ngo haba utuvuta dupyatu n'utwo wisiga se ko mbona nanjye ubanza naba mwiza reka ngira ngo uribigire uru rukara rukagenda shu nka nyombere reka amavuta ngere burare ntajya ntwara amafaranga ubwo se bahuye amezi ate noneho bya bindi ameze neza bya bindi se byo kwivugisha byo byaranye bamaze kuvugana so rero none se papa wajya amukubwira iki yakubwiye ko yamushimye nta kibazo ambwiye ko nta kibazo abona ari umwana mwiza aganira yishimye yitonze nta kibazo amahoro ubwo bahuye nyine bagaba bari kuganira bagahuza papa akagira ibyo amubwira kiramana akikiriza tumva ibintu ari amahoro noneho cyane rwose ntabwo papa wawe noneho azongera kutubwira ni bya bindi by'abahungu b'i Kigali muri kuhina bwa mbere mwanesheje umutwe yari umuntu uri serious ababyeyi se bewe barahuye bafite gahunda yo guhura ariko bazabonana wawe cyokoze umva Imana ishimwe ubwo papa we yahuje n'uriya musore bakaganira nyine ibi papa we noneho akabona ko turi seriye n'uwo muntu akabona ko ari kandi iyo atazanye biriya bintu by'ububo bagaragara nk'umusore wiyubashye ariyubashye bogari rwose ubona agaragara nk'umusore mwiza iyo bya bintu byo kwihengekeshwa ijisho yabiretse bizamushiramo nyine urumva kuko Mutesi yishingiye we ntabwo yaza kuririmba imbere ahubwo ngiye natwaza tugafatanya tukarimba turimba tw'Imana two gushima Imana none we nabyumva ibyo ari mu gushaka agafashwa nyuma yego nabizi ko nta byanga kandi umuntu agomba gushima Imana uretse n'igihe abyutse ugomba gushima Imana ko byamutse ko hari benshi baba batashye kandi bafite ibyo bapanze ari gukora mu gitondo atwe nyine tuba tubyutse duhumeka ntacyo tuba tuba gushima Imana nta kibazo kwese ndaje aho hantu harya ni ku cyumweru ni ku cyumweru nawe ushaka gutera umushyitsi cyanzaba mari ahubwo sumva Samari ku cyumweru ntuzara ahubwo we ahubwo wari dare ikintu dushaka ahubwo niba na ngombwa umanukane kamera hariya uze udufate azadufata akantu urumva udufate na kariya kavido ukadufatiye byaba byiza ko nko muri ziriya video tuzaba turimo gukora ko twaza tugashyiramo hagati tukaba tubonyeho nako tugafata ni location ihara ku rusengero tugashyiramo abantu barimo kuririmba sibyo nabo tukajya tugatereka mu byari byiza cyane ubaze ko kuva nagera hano muri iki cyaro nanarimo ndaza mu rusengero oya ku cyumweru ugomba kurihera mu gasharu ndaboneka rwose ndaboneka ngeze ko mura niteguye oya ugomba kuba uri mu gasharu kabisa ubundi ahantu hose numvisha bavuga Imana ngomba kugera amena amena kubera ukuntu buriya twarezwe tubyuka mu gitondo dusenga tujya kurya dusenga niyo mpamvu buriya igihe uzabura nguze n'irindazi ndisengere urumva rero ngeze hano narabuze ahantu nyine najya gusengera ariko niba hahari nzajya njyayo buri munsi ariko nuko wari warahabuze se ubwo igihe urumara bonye n'impamvu ishobora gutuma nzajya njyayo buri munsi nyine urumva uri inshuti yanjye nzajya njyana sinjya ngumenyera nta kibazo rwose natani karibu mu rusengero rw'Uwiteka se ko bakira buri mwe nta kibazo ngende n'umwana w'Imana buriya nisiga Suzanne ahubwo urangiza kugiye kumbwira Movide oya nisiga ka Suzanne ahubwo udufaranga twagenda twigurira agafana nka kamwe nkamenya ngo kagiye mu nda karagiye nanjye ahangaha njyana igihe mbyibagirwa sinisiga ye nawe yawe isiga kuri bya bikotori by'aba bana bawe iyo mbibonye hafi ndisiga ubwo iyo ntabibuze oya uzashaka agenda tw'abakobwa niyo mpamvu nawe ubusa nk'ikigabo uta tw'abakobwa se ngenda umukobwa tufuta tw'abakobwa nise umugore se we mukobwa tugomba gusa umugore atandukanye n'umukobwa oya kuba umugore ntabwo bivuga ko tugomba gusa n'isuku ngo urukeye ku buryo umuntu akureba akagira ngo uragakobwa hariya sabure twa Suzana turakesha yego tumeze neza aha urakisiga barasiga urakisiga ukanyerera abasore babakunda oya kora mu ntoki zanjye wumva ukuntu dutoki tworoye wisiga ka Suzana ukagira gutya kakanyerera ku buryo nyine umuntu agukora akavuga ati wansukiyeho duke se nkajya kwesaya nkareba ntabwo haduke cyane ariko ndakotora gutya tubiri twonyine nta kibazo ubundi uzajya ugira gutya nyine wisige ese we wazasize n'akaverine ukareba ukuntu Yesu agira neza noneho verine n'izi nzara zanjye zimeze uko uzibice yewe nukubitaho utanyisekera umusirimu njyewe birambera ubundi ugakubitaho ka Suzana ukagira gutya hari n'utuntu cyangwa nzasigeho n'utungu
sha utwo tuntu sinamenya naho batugurira sha Jojo nawe urashaka Akodi nawe uri giturage gakagenza babarira ndi umunyacyaro fata karabiro gasiga ku mwa gutya kagira gutya bya bindi by'umutuku byose ngombwa n'ibyo turaya twi Kigali ariko nk'utu twibara rimwe nyine kugira gutyo ukajya no mu rusengero ugahimbaza Imana ukumva mwuka wera ari kumanuka kumva nta bwibone bukuriho sha nakumpeho niba ugafite njye kugerageza ndagureka reka reka murekera ntarakumenya reka murebere gato ndebera nukuri nitwe bw'abayifatiye ubundi se ukuntu tuba turi kwigira ubona iyo uziko papa wawe reba kuntu hano mu nzu mba nakuzengereje cyagiye yazaga turi kuvugana nka buri kintu umubwira neza nka ngwiki se kutagira igisuri nk'icya papa umva byarananiye none papa agasereza ambwira ati w'abantu bose ubona ko ari abana beza ubona iki n'iki nuko mbikubwiye wavuga ngo ndagucyuriye njye sinabikubwiraga Karuma James umubwire isori kubizana umubwire ati biti ibintu bigeze he ukambwira ngo nkuraho pressure ubundi kuki atibyaye ninde papa wawe kuki atibyaye yes nguzuri we nyine musa uzi gufata imyanzuro uzi kurakara uburaho ibintu byose ubirebereraho wabidebekeye ibishoboka ibidashoboka ashaka nte umutwe ariko ese uzabimenya byamureka niturize nibyo mbashije ibije wakira ibyo none nabikoreye iki njye ndwana ndwane n'ibiri kuko ariko uba ugomba kuvuga njyewe hari ibintu nashobora kwemera ko biza mu buzima bwanjye buri gihe nikigera nzabivuga